murakoze cyane umwami Imana abaho umugisha kubw'umurimo wa data muhora mukora uko bukeye ko bwije. Reka rero mbanze nakire inshuti zacu zamumuriza mudukurikira uko bukeye ko bwije. Amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hirya no hino mu byo mukora byose. Uwiteka akomeza kubahira no kubagirira neza. Rero uyu munsi mubona ko ari ibintu bidasanzwe, nje kubabwira ngo ndashima Imana, mfite umunezero mwinshi cyane mu mutima wanjye kubw'ibintu umuntu aba yaragambiriye kera, yarasabye, warifuje kubigeraho kubera inshingano nyinshi, ibintu byinshi cyane ntubishobore, ariko ndashima Imana rero ko nabigezeho. Yego nagiriwe amahirwe yo kwiga ijambo ry'Imana imyaka yatambutse, ariko nkifuza nanjye graduatinga bikanga, nkabura uko joininga abandi. Rero uyu munsi byakunze. Rero niyo mpamvu nababwiye ngo mfite umunezero mu mutima wanjye. Uwo munezero ngira ngo mubasangize. Nta kintu kiruta kumenya ijambo ry'Imana, nta kintu kiruta kugendera mu ijambo ry'Imana, nta kintu kiruta kugenda wubashywe mu ijambo ry'Imana. Iyo tugendera mu ijambo ry'Imana uba ufite umunezero udasanzwe, uba ufite ubwiza budasanzwe, uba wumva muri wowe uguwe neza, uba wumva wuzuye mu byo ukora byose, uba wumva wuzuye. Rero ndabashimiye cyane, ndabizi ko mwakurikiye muri benshi, ariko muri byose reka mbabwire ngo mwarakoze. Ari abadusengeye, abarimu batwigishije, Imana ibaho umugisha cyane aho muherereye hirya no hino. Nshimira mbere na mbere abagize iyerekwa ryo gushyiraho uyu muryango wo kwiga Bibiliya, gusobanukirwa umugambi w'Imana ku buzima bwawe, ugasobanukirwa ibyo urimo ukora, ugasobanukirwa agakiza n'iki, ugasobanukirwa icyo Kristo yakoze ku musaraba, ugasobanukirwa n'impamvu yavutse. Ni ukuri hari igihe tubwirizwa ubutumwa tukihana tugahaguruka, ariko yewe ntusobanukirwe neza. Ariko iyo dukomeje tukiga tukajya muri aya mahugurwa, turamenya tugasobanukirwa kurushaho. Umwami rero abaho umugisha cyane, abatangiye iki gikorwa, abayobozi bacu, inshuti z'abantu benshi cyane, ndabizi ko mubakunda muri benshi. Ni ukuri Imana y'amahoro ikomeze kubagirira neza. Apotre Joshua Masasu na madamu, Imana ibaho umugisha cyane kubw'umurimo wa data muhora mukora hirya no hino. Imana ikomeze ibagure, kandi abizi ko ikibanezeza no kubona umurimo wa Kristo waguka, abantu baguka, abantu bamenya, abantu basobanukirwa kurushaho. Umwami rero abagirire neza kandi akomeze kubuzuza umunezero mu byo mukora byose, muri gahunda zose muba mwarapanze z'umwaka. Uwiteka abanezeze kandi abagirire neza. Rero ndabifuriza namwe kujoininga kino gikorwa. Abadukurikira hirya no hino, ni ukuri nimuze mwige. Kwiga ntabwo bigombera kuba uri hano mu Rwanda, ntibigombera kuba uri muri Amerika, ntibigombera kuba uri aho waba uri hose ku isi. Upfa kuba wamenye kino gikorwa ukavuga uti nanjye ndashaka kwiyandikisha. Ni ukuri uraza ukiyandikisha, cyangwa se ugahamagara, cyangwa se online ukabisaba. Haba hari abantu pe, abarimu barahari benshi cyane bo kugufasha, kandi urabona ko hasohotse n'abandi bigishwa benshi cyane, nabo abo ngaho baje nabo kujoininga bari bahari. Urumva rero ko ntabwo uzegera uvuga ngo nabuze njyewe umuntu unyigisha, nkeneye umuntu unyigisha kuko nta mwanya mfite. Niyo waba ukeneye umuntu ugukurikirana ari wowe wenyine, barahari. Abigishwa ni benshi kandi bakeneye gusarura, n'ibisarurwa rero turabizi ko ari byinshi. Niyo mpamvu twiga tugakangurira n'abandi kuza, kugira ngo nabo baze bige, ngo dusohoke tujye gukora umurimo wa data turi benshi, kugira ngo dusarure. Ngo ibisarurwa ni byinshi niko twabwiwe, ariko abasaruzi ni bake. Rero reka twe kuba bake. Hamagara mugenzi wawe, nanjye mpamagara mugenzi wanjye, mwese muze twige dusobanukirwe. Ese ni ukubera iki? Urabizi iyo ukimara gukizwa uba ufite ibibazo byinshi cyane mu mutima wawe, uba ufite ibyo wibaza. Ese kubera iki? Ese ubundi kuki ngomba gukizwa? Ese ndakizwa iki? Nta byaha mfite. Ese umubatizo ni iki? Noneho umubatizo ukaba ikibazo cyane pe. Ese njye ko nabatijwe nyiri umwana, ubu ndongera kubatizwa kubera iki? Undi akabatise kuzura umwuka. Ariko biriya bintu bahora bavuga byo kuzura umwuka, byo ni ibiki? Nabyo abantu babijyaho impaka cyane, ni byinshi pe. Ese kuvuga mu ndimi, ukibaza ngo kuvuga mu ndimi biriya bintu bahora bavuga ni ibiki? Ese nanjye nabivuga? Ugasanga waba ari ugeze n'igihe cyo kuba
muri uwo musenga ugiye kuba wanakuzura indimi, ariko kuko ubipinga cyangwa se utarabisobanukiwe ukifata ukabuza umwuka w'Imana kugendera muri wowe. Rero hariya twigamo ibintu byinshi cyane, imibanire umugabo n'umugore no mu rugo rwanyu. Ese igaburo ryera ni iki? Murabizi ko hari abantu benshi cyane barijyaho impaka. Igaburo ryera, ese umuhamagaro, wamenya gute umuhamagaro wawe? Ibyo byose tubyigira muri iri shuri ryitwa BCC. Rero ndabakangurira ni muze. Icyo kibazo ufite mu mutima wawe, icyo urimo kwibaza udafitiye igisubizo, wenda utanashobora no kubaza umushumba wawe, cyangwa se waramubajije arakubwira ati simbizi, cyangwa se akanakubwira ati reka dusenge Imana izaguhishurira. Ibyo byose muri iryo shuri tubarizamo ibibazo. Ibyo bibazo ufite byose uraza ukabibaza kandi ugasobanukirwa. Twarabajije, twarasobanukiwe. Ndavuga ku giti cyanjye, imyaka nari imaze mu gakiza, ariko hariho ibyo najyaga nibazaga ariko buriya birabigenda gute? Ariko kubera iki umushumba cyangwa se umuntu ubona wenda ni umukristo, yego yarakirijwe, aravuga n'ubutumwa, ariko ukabona hari ikintu cyamwizingiyeho, ukabona hari ibintu ubona bidatunganye kuri we, noneho nkajya murambyibaza, ariko ni ukubera iki? Ariko narasobanukiwe impamvu. Ugasobanukirwa kwiyegurira Imana. Ni cyese nayiyegurira gute? Ese ni gute utandukana na karande? Ese ni gute ushobora gutandukanya n'icyo kintu cyakwizingiyeho, uwo mwuka mubi wakwizingiyeho, waba ya yindi yose narize ndondora, ikintu cyose wumva cyakwizingiyeho ugambirira kwiyegurira Imana bikanga. Muri iri shuri birashira pe, ndakubwiza ukuri. Wowe ngwino yandikishe uze ujoininge. Hari igihe tugenda tutabishaka, wumva ni ibicanege, ukumva ntabwo uzabishobora, ariko ndakurahiye iyo umaze kugeramo urabikunda, ukumva udashaka yuko banasoza amasomo. Ntabwo ari igihe kirekire, ni umwaka pe, kandi ni for free. Ese niba ibintu byo tutangira amafaranga twirukanka, kuki ibi tutabyiga tugasobanukirwa kurushaho mu rugendo rw'agakiza? Yesu nashimye cyane. Rero natangiye mbasuhuza mbabwira impamvu mubona nambaye gutya, mutagira ngo nabaye pasiteri, ahubwo nabaye noneho ubu ndi umwigishwa nyakuri. Ubu noneho nanjye nagenda amahanga nkavuga. N'ubundi nakoraga, ariko noneho ndumva mfite imbaraga kuko noneho nahawe ayandi mavuta. Yesu nashimwe cyane. Hari ijambo nshaka gato yo gusomaho kugira ngo noneho ariyo tuganiraho, ni iminota mikeya cyane. No mu gitabo cyanditswe na Matayo ibice 28 ku murongo wa 16 haravuga ngo, nuko abigishwa 11 bajya i Galilaya ku musozi Yesu yabategetse. Bamubonye baramupfukamira, ariko bamwe barashidikanya. Nuko Yesu arabegera avugana nabo ati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Yesu nashimwe cyane. Yahawe iki? Ubutware mu ijuru no mu isi. Nuko ubwo natwe aradutumye, nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mpera y'isi. Akantu kandyoheyemo cyangwa se nshaka tuvuga ngo ndi kumwe namwe. Ntabwo Yesu yadusiga, aratwohereje nk'abigishwa, tugende duhindure, tugende twigishe, tugende tubwirize ubutumwa bwiza, tugende tuvugane n'imitima bibabaye, tuvugane n'imitima ashimwe cyane. Ngo kandi ngo dore ngo ndi kumwe namwe iminsi yose. Bivuga ngo nta munsi n'umwe tuba turi twenyine, tuba turi kumwe nande na Kristo. Yaradutumye. Twebwe gusa icyo dutumwa ni ukugenda tubwirize ubutumwa bwiza, tubatize. Icyo cyo kubatiza rero ni ikintu abantu bajyaho impaka cyane, kuba ese kubera iki mbatizwa kandi abatijwe nyiri umwana, ese kubera iki mbatizwa amazi menshi, ese kubera iki mbatizwa amazi yo ku gahanga. Ibyo byose tubyigira muri iri shuri rya BCC. Rero ndakwifuriza amahirwe yo kuza, kuko ahangaha ni ijambo ry'Imana ngo kandi ngo dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mpera y'isi. Icyo nshaka kubabwira ni uko utari wenyine. Oya, muri ibyo ngibyo ugiye kujyamo, muri uwo murimo twoherejwemo, ntabwo uri wenyine, uri kumwe n'Umwuka w'Imana. Yesu nashimwe cyane. Mwuka wera azagendana natwe, ngo azatwigisha byinshi, ngo ndetse n'ibindi Yesu Kristo yatubwiye. Ushaka kuba waribagiwe, ariko iteka tubwirwa na Mwuka wera. Mwuka wera araduhugura, Mwuka wera aratwegera akatwongorera, ahubwo ati ibi ngibyo bireke, dore ko ibi ngibi, dore ca hano gira utya. Rero iyo wemereye
umwuka w'Imana, iyo wemeye kugenda nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira, wakira mwuka wera akaza akakuyobora. Ni benshi cyane bajyaho impaka kuzura umwuka wera. Ese ni ngombwa? Ese umwuka wera ni iki? Ibyo byose turabimenya iyo turi muri iriya shuri. Rero ndabifuriza kuza kugira ngo tujye mu mahanga yose. Kujya mu mahanga yose uvuga ngo ufate indege ugende, oya, banza urebe nabo muturanye, reba abo mukorana ku kazi, ese bose barabizi? Banza urebe abo mwiganye, ese bose bamenye agakiza? Kugira ngo noneho tubone kurira tujye no hanze. Reka tuvuge ubutumwa aho uri hose. Gerageza kugira abo wegera, ubabwire ko Kristo abakunda, ubabwire ko ari kumwe nabo, ubabwire ko abifuza, ubabwire yuko ibyo byose bibaremereye abafitiye igisubizo. Yesu nashimwe cyane. Hari igisubizo mu mwami Yesu. Yuje nuho bimenya neza, kuko bya bindi byari imitwaro bikuvaho, ibyari bikuremereye bikuvaho. Kubera iki? Niba ari uburwayi, niba ari ukubabazwa, niba ari inzara, niba ari ukwambara ubusa, niba ari ugusonza, niba ari ukutiga, ibyo byose wumva bikubangamiye, ndagira ngo ubwire ngo muri Yesu turaruhuka. Haleluya! Muri Yesu turaruhuka. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nuko Yesu arabegera avugana n'abati ngo nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Nta wundi muntu wahawe ubutware mu ijuru no mu isi uretse Kristo wenyine. Hari igihe umuntu aba afite amafaranga ukumva urakomeye, ukumva ufite ubutware, ukumva wategeka, buri umuyobozi ufite ijambo kuba uyobora, ukumva wabategeka nyine kuko urabakuriye. Ariko reka mubwire, nta muntu wahawe ubutware mu isi no mu ijuru uretse Kristo wenyine. Ngo nahawe ubutware mu ijuru no mu isi. Yesu nashimwe cyane. Uwo ngo wahawe ubutware rero arangije aragutuma, nawe haguruka ugende. Ibyo ngibyo ufite muri ubwo bumenyi wahawe, reka kubugundira, reka kubufata si ubwawe. Gerageza ugire undi umuntu ubwire. Uwo ngo umuturanye, gerageza umusange, genda umusure. Ababyaye genda ubasure, abari kwa muganga genda ubasure, ubabwire ko Kristo yakohereje. Haleluya! Nawe rero ndimo kukubwira umurikirana ngo ngwino twigane, ngwino nawe wige, ngwino ugire ibyo usobanukirwa, hanyuma ugende nawe ubabwire. Genda ubegere. Se uzababwira iki? Nicyo uzababwira utatumwe? Umuntu atwara ubutumwa yatumwe, hari umuntu wamutumye. Rero abatumwe ejo, abatumwe mu gihe cyatambutse, n'abandi bagiye kuzatumwa mu minsi iza, ndabifuriza urugendo rwiza mu byo tugiyemo. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku impera y'isi. Icyo nshimiye Imana cyane yo kabyara nuko tutari twenyine, oya, turi kumwe nawe. Challenge zose wahura nazo, ibihubizo byose wahura nabyo mu nzira, ndagira ngo ubwire ngo humura, ntabwo, kubera ko dufite uwo turi kumwe nawe, kandi ari utwongera imbaraga, ari udukomeza mu rugendo rwacu. Ese waba ufite ihungabana rimeze gute mu by'ubu buzima? Ese waba ufite ibikuremereye bingana bite mu by'ubu buzima? Ndagira ngo ubwire ngo dufite umwami Yesu, kandi yatubwiye ngo nzaba ndi kumwe namwe kugeza ku isi yose. Ahantu hose uzaba uri kumwe nawe. Rero icyo bigusaba ni iki? Ni ukumwakira gusa. Mwakire mubigendanemo, kandi umwakira araza, ariko numuheza ntabwo ari buze. Nuhinduka umunyabwenge ngo wumve uri umunyabwenge cyane, wumve uzi ibintu cyane, oya. Ibyo iyo ubitekereje utyo, buryo uhise ukumira cyangwa se ubujije umwuka w'Imana kugira ngo azagendere muri wowe. Rero akira umwuka w'Imana akuyobore, kandi azagushoboza muri uru rugendo utangiye, cyangwa se mu rugendo watangiye ukaba ubonye ubumenyi. Ni ukuri ntiducike intege, kandi dufite umurengezi wacu. Yesu nashimwe cyane. Reka rero mbwire abatarakira Kristo umucunguzi w'ubuzima bwabo ngo kwakira Kristo nta kinegu kirimo, ahubwo harimo umunezero n'ibyishimo. Muri Yesu turishima, tukanyurwa cyane, tukumva tuguwe neza. Yesu nashimwe cyane. Kambwire bene data bakiriye Kristo umucunguzi wabo ngo nimwihutire kwiga, nimwihutire kuza kwiga. Yesu nashimwe cyane. Nimuze mwige musobanukirwe, noneho dusohoke twasobanukiwe niki dukeneye. Yesu nashimwe cyane. Nikaze mwese, nta n'umuhejwe, buri muntu wese yemerewe kwiga, waba uturutse mu itorero rihe, waba uturutse mu muhehe, wowe upfa kuba ushaka kumenya no gusobanukirwa impamvu yo kubaho kwawe, impamvu waremwe uyisobanukirwa muri iryo shuri. Dufite abarimu beza cyane, dufite umuyobozi wacu mukuru mwiza cyane, kuko yarabihamagariwe, yabibwiwe n'umwuka w'Imana, aramutuma, araduhamagara, natwe turitaba. Nawe ndagira ngo ubwire ngo ngwino nawe dufatanye kwiga,
kandi ni ukuri bizakugirira umumaro. Nuza kwiga ntabwo uzaba uje kuguma mu itorero wigiyemo, oya, uraza ugatozwa warangiza ugasubira mu itorero ryawe aho ubarizwa aho ariho hose, ukagenda ugakorera Imana. Nabo ugiyemo nabo ukabigisha, bakaba bigishwa ba Kristo ku isi yose. Amahoro y'Imana abane namwe. Reka dusenga Imana. Data mukunzi mwiza, ndagushimiye kuri wo kwiringirwa. Ijambo ryawe ni amahoro, ijambo ryawe ni urukundo, ijambo ryawe Mwami riraduhumuriza. Kristo, ijambo ryawe uratubwira ngo waravuze ngo nimugende mbahaye ubutware, mugende ku isi hose, hanyuma mubwiriza abantu babatizwe. Kandi Mwami ndagushimira yuko ibyo dukora byose tubikora tuyobowe nawe. Izina ryawe rihabwa icyubahiro, kandi nshimishijwe nuko utazadusiga, ahubwo uzabana natwe kugeza ku mpera y'isi. Rero mu gihe tugifite ubuzima, mu gihe tugihumeka, mu gihe Mwami Imana tubigendanemo, reka tugende tugushima, reka tugende tuguhimbaza, tukuramya. Dusengeye rero Mwami wanjye abo bose batari bakira agakiza, kugira ngo bakire agakiza, basobanukirwe icyo wabakoreye ku musaraba. Kandi Mwami n'abakiriye, reka baze Mwami bahinduka abigishwa bawe, reka baze bige basobanukirwe, reka baze bamenye neza ese ni iyihe mpamvu yo kubaho kwabo, ese ni iki Kristo ni iyihe mpamvu yabapfiriye ku musaraba. Natwe iyo tugende tubibwire n'abandi. Reka rero baze ari benshi basobanukirwe Mwami, reka baze ari benshi bige, reka baze ari benshi Mwami bahugurwe, kugira ngo basobanukirwe ibyo tugiye kuvuga hano hanze. Umuntu ajya avuga ibyo yasobanukiwe nyakuri. Ishimwe n'ikuzo n'icyubahiro bibi byawe komeze kuganza none n'iteka ryose. Turasenze kandi twiringiye kubyumvise mu izina rya Yesu, amen, amen.